Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Luka. Umunsi umwe Yezu yari ahantu asenga, arangije umwe mu bigishwa be aramubwira ati, mwigisha, natwe dutoze gusenga nk'uko Yohani yabigenjereje abigishwa be. Nuko arababwira ati, igihe musenga mujye muvuga muti, dawe, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe nibuze, ifunguro ridutunga uriduhe buri munsi. Utubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira uwaducumuyeho wese, kandi ntudutererane mu bitwoshya. Nuko arababwira ati, tuvuge ko umwe yaba afite inshuti, akagenda yigana mu gicuku akayibwira ati, mugenzi wanjye, nguriza imigati 3. Dore inshuti yanjye iri mu rugendo intungutseho, none mbuze icyo nyiha. Hanyuma undi akamusubiza mu nzu ati, windushya, dore nakinze kandi njye n'abana banjye turaryamye, sinshobora kubyuka ngo nguhe iyo migati. Ndabibabwiye, naho atabyutswa no kumuhera ko ari inshuti ye, yabyutswa nuko yamubujije uburyo, maze akamuha ibyo akeneye byose. Nanjye ndabibabwiye nti, musabe muzahabwa, mushakashake muzaronka, mukomange muzakingurirwa. Kuko usaba wese ahabwa, ushakashaka akaronka, n'ukomanga agakingurirwa. Mbese ninde mubyeyi muri mwe umwana we yasaba umugati akamuhereza ibuye, cyangwa se yamusaba ifi aho kuyimuha akamuhereza inzoka? Cyangwa se yamusaba igi akamuhereza amanyenga? Niba rero mwebwe n'ububi bwanyu muzi guha abana banyu ibintu byiza, so uri mu ijuru azarushaho ate guha Roho Mutagatifu abamumusabye? Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Bakristo bavandimwe, Kristo Yezu akuzwe. Kristo Yezu akuzwe. Nk'uko nabivuze mu ntangiriro y'igitambo cya misa, uyu munsi turifatanya na Kiliziya y'isi yose yizihiza umunsi mpuzamahanga w'abasogokuru na nyogokuru n'abageze mu zabukuru. Uyu munsi mukuru ukaba wizihizwa ku nshuro ya 5. Munsi rero hari ubutumwa Papa Leo wa 14 yatugeneye, by'umwihariko yageneye icyo cyiciro cy'abasogokuru n'abanyogokuru n'abageze mu zabukuru. Insanganyamatsiko y'uyu munsi iragira iti, hahirwa umuntu utaratakaje amizero. Bavandimwe nkunda, yubile duhimbaza idufasha kongera kubona ko amizero ari isoko y'ibyishimo mu myaka yose umuntu yaba arimo, kandi mu gihe ibyo byishimo bihawe imbaraga n'ikibatsi cy'igihe kirekire cyo kubaho, bihinduka isoko y'ubuhire bwuzuye. Ibyanditswe bitagatifu bitwereka ibihe byinshi aho usanga n'abageze mu zabukuru Nyagasani abashyira mu mugambi we wo gukiza abantu. Dutekereze kuri Aburahamu na Sara. Mu gihe cyabo cy'izabukuru ntibemera ijambo ry'Imana ribasezeranya umwana. Ikigeragezo cyo kubura urubyaro gisa nkaho cyabafungiye kurangamira amizero
no kureba imbere hazaza. Uko Zakariya yakiriye impuruza y'ivuka rya Yohani Batisita ntibitandukanye n'ubuzima busanzwe. Ibyo nzabibwirwa n'iki ko ngeze mu zabukuru kandi n'umufasha wanjye akaba ashaje cyane. Tubisanga mu Ivanjiri ya Luka umutwe wa 1 umurongo wa 18. Izabukuru, kubura urubyaro, gusubira inyuma bisa nkaho bizimya amizero y'ubuzima no kororoka by'abantu bose. Ikibazo Nikodemu yabajije Yezu ubwo umwigisha yamubwiraga ati kuvuka bwa kabiri kigaragara nacyo nko kuryoshya imvugo. Ni gute umuntu w'umusaza yakongera kuvuka? Ese yakongera gusubira mu nda ya nyina bwa kabiri maze akongera kuvuka? Nyamara buri gihe imbere y'igisubizo bigaragara ko kidashidikanywaho. Nyagasani atungura abo abwira akoresheje ubufasha buganjemo agakiza. Abageze mu zabukuru nk'ibimenyetso by'amizero. Muri Bibiliya, Imana ntiyahwemye kugaragariza abageze mu zabukuru ubwiza bwayo. Ntabwo ari urugero rwa Aburahamu na Sara, Zakariya na Elizabeti gusa, ahubwo tuzi n'urugero rwa Musa wahamagariwe kubohora umuryango w'Imana igihe yari afite imyaka 80. Binyuze muri aya mahitamo atwigisha ko kubwe izabukuru ni igihe cy'umugisha n'ingabire, kandi ko kubwe abantu bageze mu zabukuru ni abahamya ba mbere b'amizero. Mutagatifu Agustini aribaza ati ese icyo gihe cy'izabukuru ni iki mu yandi magambo? Imana irasubiza iti imbaraga zawe niziveho burundu, maze imbaraga zanjye aba arizo ziguma muri wowe. Kandi uvugire hamwe n'intumwa Pawulo uti kuko igihe cyose mba mfite intege nke aribwo nyine mba nkomeye. Kuba umubare w'abageze mu zabukuru ukomeza kwiyongera muri iki gihe ni ikimenyetso cy'ibihe duhamagarirwa gutekereza kugira ngo dusome neza amateka turi kunyuramo. Ubuzima bwa Kiliziya n'ubuzima bw'isi bwumvikana uko amasekuruza asimburana n'andi masekuruza, kandi guhura n'umuntu ugeze mu zabukuru bidufasha kumva ko amateka atarangirana n'iki gihe, kandi ntanarangirire mu guhura kudasobanutse n'umubano ucagaguye, ahubwo bidufasha kureba ejo hazaza. Mu gitabo cy'Intangiriro tubonamo inkuru ikora ku mutima y'umugisha watanzwe na Yakobo wari ugeze mu zabukuru akawuha abuzukuru be, abana ba Yozefu. Amagambo ye abatera imbaraga zo kurangamira ahazaza bafite amizero, nko mu gihe cy'amasezerano y'Imana. Niba ari byo koko ubuzima bujegajega bw'abageze mu zabukuru bukeneye imbaraga z'abakiri bato, nanone ni ngombwa ko ubunararibonye bw'abakiri bato nabwo bukenera ubuhamya bw'abageze mu zabukuru kugira ngo twunguke ubuhanga bwo kurinda ahazaza. Ni kenshi abakurambere bacu batubereye intangarugero mu gusenga, mu burere mboneragihugu bwiza no kwitangira abandi, mu kwibuka no kwihangana mu bigeragezo. Uyu murage mwiza badusigiye mu mizero n'urukundo
wakatubereye impamvu yo gushimira no kugendera hamwe. Ibimenyetso by'amizero ku bantu bageze mu zabukuru. Kuva mu bihe by'intangiriro dusanga muri Bibiliya yubile yakomeje kuba igihe cyo kwishyira ukizana. Abacakara barakomorerwaga, amadeni agasonerwa abari bayafite, ubutaka bugasubizwa ba nyirabwo ba kera. Cyabaga ari igihe cyo kugarura ituze mu bantu nk'uko Imana yabaga yabyifuje, aho wasangaga ubusumbane n'akarengane byabaga bimaze igihe kirekire bikurwaho. Yezu yongera kuvugurura amasezerano yo kubohorwa igihe atangariza mu isengero ry'i Nazareti inkuru nziza ku bakene, guhumuka kw'abatabonaga, imbohe zigafungurwa n'abapfukiranarwa bakabohorwa. Bitubisanga mu Ivanjiri ya Luka umutwe wa 4 umurongo wa 16 kugera ku wa 21. Iyo rero turebeye abageze mu zabukuru muri iyo ndorerwamo ya yubile, natwe duhamagarirwa kubana nabo muri uko kubohorwa, cyane muri ubwo buzima bwo kuba bonyine ntawe ubareba. Uyu mwaka ni igihe cyiza cyo kubigeraho. Ubudahemuka bw'Imana ku masezerano yayo butwereka ko hari uguhirwa mu gihe cy'izabukuru. Ibyishimo by'ukuri mu Ivanjiri bidusaba gusenya inkuta z'ibidutanya, ari nazo usanga abantu bageze mu zabukuru baba bafungiranyemo. Imiryango yacu uko yaba ingana kose yimenyereza kwirengagiza igice kinini cy'umuryango w'abantu kandi gikungahaye, ikagishyira ku ruhande nuko kikibagirana. Muri ibyo bibazo byose dukwiye guhindura imyitwarire nk'uko Kiliziya ibidusaba mu nshingano zayo. Buri paruwasi, buri shyirahamwe, buri koraniro rya Kiliziya bikwiye kugira icyo bikora muri izi mpinduka twifuza kugeraho, tukitura abageze mu zabukuru kandi tukabitaho, tubasura kenshi, dushyiraho ku bwabo kandi hamwe nabo uburyo bwo kubafasha mu isengesho, dushyiraho uburyo bwo kubagarurira icyizere n'icyubahiro abumva baribagiranye. Amizero ya Gikristo adufasha buri gihe kureba mu buryo bwagutse, tutagumye hamwe gusa. Ku bijyanye n'ibyo turi kuvugaho ubu, tugomba gukora kugira ngo habeho impinduka mu buzima bw'abageze mu zabukuru, bakubahwa kandi bagakundwa. Niyo mpamvu Nyir'ubutungane Papa Francisco yifuje ko umunsi mpuzamahanga w'abasogokuru, ba nyogokuru n'abageze mu zabukuru wizihizwa mbere na mbere duhura n'ababa bonyine. Kubw'iyo mpamvu kandi byemejwe ko abantu batazashobora kuza mu rugendo rutagatifu i Roma bazashobora kugira uruhare ku mugisha wa yubile, basura mu gihe gihagije abasaza baba bonyine, bityo bagakorera urugendo rutagatifu iruhande rwa Kristo ubatuyemo. Gusura umuntu ugeze mu zabukuru ni uburyo bwo guhura na Yezu utubohora ibidutandukanya byose, akadukura mu bwigunge. Nk'umuntu ugeze mu zabukuru
haracyari amizero. Igitabo cya mwene Siraki cyemeza ko kuba umuhire bizegukanwa n'abataratakaje amizero. Tubisanga mu gitabo cya mwene Siraki umutwe wa 14 umurongo wa 2. Ibi bigatuma twumva ko mu buzima bwacu cyane igihe ari burebure hashobora kubaho impamvu nyinshi zo gusubiza amaso inyuma aho kureba ibizaza. Nyamara nk'uko nyir'ubutungane Papa Francisco yabyanditse ubwo yari mu bitaro ku nshuro ye ya nyuma, agira ati imibiri yacu igira intege nke, ariko nta cyatubuza gukunda, gusenga, gutanga uko twifite, twitangira abandi mu kwemera. Ibyo akaba ari byo bimenyetso by'urumuri rw'amizero. Dufite ubwigenge butahungabanywa n'ikibazo icyo ari cyo cyose, ubwigenge bwo gukunda, ubwigenge bwo gusenga. Twese kandi buri gihe dushobora gukunda no gusenga. Ibyiza twifuriza abacu, yaba uwo twashakanye twamaranye igihe kinini cy'ubuzima bwacu, abana bacu cyangwa abuzukuru basusurutsa iminsi yacu, ntibizima mu gihe imbaraga zacu zigenda ziba nkeya, ahubwo ni urukundo rwabo rubyutsa imbaraga zacu, rukaduha amizero n'akanyabugabo. Ibyo bimenyetso by'ubuzima mu rukundo bishinze imizi mu Mana ubwayo bidutera imbaraga, bikatwibutsa ko kabone n'ubwo umubiri ugenda uyonga, umutima wo wivugurura buri munsi. Niyo mpamvu nk'abantu bageze mu zabukuru tugomba kwihangana, amizero yacu tukayashyira muri Nyagasani. Nitwivugurure buri munsi mu guhura nawe mu isengesho no muri misa ntagatifu. Dushyikiriza abandi ukwemera twabayemo mu myaka myinshi mu muryango wacu no mu bo duhura buri munsi. Dusingize Imana buri gihe kubera ubwiza bwayo, dukomeze twunge ubumwe n'abacu, dufungurire umutima wacu abatwitaruye kandi by'umwihariko abari mu bibazo. Bityo tuzaba ibimenyetso by'amizero mu bihe byose. Bikorewe i Vatikani ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa gatandatu 2025. Papa Leo wa 14 niwe washyize umukono kuri ubu butumwa. Nyagasani Yezu nabane namwe. Nimuhaguruke twamamaze ukwemera kwacu. Nemera kw'Imana rimwe